ngakomeza usure n'ubundi nanjye njya mu bandi bagabo kunywa inzoga ariko nabona sinze na nyamazi sawa Jeff ushaka kumuha umwana wanjye twumvikanye iki kunya ko umwana ako Jeff uzi ibyo ukora wibwira kuri hejuru y'amategeko cyangwa yimgura umwana wanjye ako uzi kujya wibwira kuri hejuru y'amategeko Harima Jeff ufite uburenganzira njye bwo kunandukanya n'umwana wanjye ntabwo mfite right yava muzane nyine ariko nabwiye kondisiyo kugira ngo muguhereze umwana wawe ntabwo wamwibyaranye icyo ni icyambere kumva nahubwo ngo mbere yuko uza kunyaka uwo mwana uri kuvuga uretse mbere yuko uza kunyaka uwo mwana uri kuvuga ejo muri se yarari ahangaha agusiga ahangaha nahubwo ngo umukurikire urabyanga so nabwo ni mbere yuko ubona umwana wawe ndashaka kumugeza mu maboko ya se hano niho harimo se ko mbona ariho umujyanye genda umuzana uwo si uvuga arimo hano ndamushaka ye ntazi wowe uzi aho mwahuriye genda ujye kumureba hanyuma numuzana ndabaheza ariko ntimunanarenga kuri ageti ako ubona uruhinja rungana kuri ari urwo gutandukanya na nyina ako uzi n'ikindi kanjye mu buyobozi mbabwire ko ihohoterwa ryose wirirwa unkorera hano hanyuma bakemura ikibazo cyacu urumva unkanze se kubera ko uvuze ubuyobozi urumva unkanze wowe none se wowe uri hejuru y'amategeko ku buryo ufatira umwana uruhinja rungana gutya n'urwo gutandukanya ntabwo ndi hejuru y'amategeko rego isakuze cyane ngende gucisha bugufi ngo twumvikane ndakubaye ngo ugenda uzane se ntabwo ufite uburenganzira bwo gufata umwana w'abandi ahubwo ikibazo afite uburenganzira bwo kuba mu nzu yanjye cyangwa yagombye kuba mu nzu ya se iyi ntabwo ari oroferi kandi nta n'ubu umwana wanjye ari oroferi ntabwo ari oroferi iyo wicaye kwitekerezaho ubona genda uzane se muhereze umwana we menye ngo ari mu maboko ye ariko wowe umuzi genda umuzana okay ngwino munyereka genda nakubwiye ngo mu mwana wanjye sinumukora iki natume ngukora wankozeho se ni ubwa mbere waba unkozeho ntabwo nafite umugore w'abandi urumva ari ubwa mbere intoki zawe zaba zigiye kunkoraho ariko ubwo wabizira rwose nanabizira pe wabizira nabizira cyane wabizira ibyo ukora byose wibuke ko wowe udashobora kuba hejuru nabizira sawa fata inzu urugendo Jeff ushaka kundeka fata inzu urugendo ujye kuzana se ushobora kundeka genda uzane se cyangwa uzane ubwo buyobozi genda uzane se cyangwa uzane ubwo buyobozi Jeff ushaka gusohora umwana wanjye ushaka umwana wanjye nkagenda Jeff umva bari kureka kunisha umwe Jeff nawe ngo ugenda uzane se hanyuma nagera ahangaha ndamenya ko umwana ari mu biganza bya se nyuma y'ibyo uretse ko Jeff uzi nyuma y'ibyo ngibyo bizakurikira ese wamaye umwana akuse Jeff wamaye umwana wanjye Jeff urashaka ko ndakaruka bibona ushaka umwana Jeff wandese Jeff ako Jeff wajyuma amahoro urangira gute Jeff ushaka umwana wanjye oya nurakara nkubitaho sunga fungura usaho
ugenda uzane se niko nakubwiye ntabwo ari akanya byose ngiye sohoke nsiga umwana wanjye umusigaranye kugira ngo bigende gute uretse gato usigaranye umwana wanjye kugira ngo bigende gute je kugira ngo mbone se akujye mu rugendo ari kwicisha Fuck! Adam. Bite. Amakuru se. Meze neza ariko ntabwo ari cyane. Ibibazo se nasize mu rugo byagenze gute? Byarakemutse? Uko byarangiye se n'ubu nyine biracyari intambara ntabwo birarangira. Nyine n'ubu ngubu yanyatse umwana yansohoye. Nari ngiye kujya mu buyobozi ngo ndebe ko hari icyo bwamfasha nyine nkabona umwana wanjye. Ese uwo mutwaye mu buyobozi ntiwaba wihuse cyane? None se kugira ngo ujye mu buyobozi wabanje ukaza tukabiganiraho. None se ko turaganira bikemura iki koko urebye ibibazo mfite? Ko ibyiza ari kujya mu buyobozi nkareba ko bwanyemuriye ibibazo. Ngwino tubiganireho mbere yo kujya mu buyobozi. Okay, sawa. Sawa. Kumba nawe wicaye nta kintu uri gukora bite byawe? Imirimo sinayisoje. Biki? Imirimo nayisoje. Wakoropye se mu cyumba cyanjye wakakoropye? Simuyi wawe ntabwo nakoropye ejo. Nese ibyo bintu wicaye iruhande wabyogeje? Taza kubyoza wanangiye n'inzara yanyici. Inzara yakwishe? Umusigaye munira gashoka nkaho. Hano se ni wanyu? Gutume. Fata hano. Se ko wakira wumvise ibyo ngiye kugutuma wowe? Use nawe umbiye mufata. Akira. Ugiye inusu y'inyama nangaye. Musanzwe muri nangaye. Inusu y'inyama ni 1600. Mumbise inusu k'ikiro ni 3200. 1600. N'ikiro cy'ibirayi kigura 400. Ubwo ni 2000. Genda ugure inusu y'inyama n'ikiro kimwe cy'ibirayi. Ngarurire 3. Inusu? Fata genda unzanire inusu y'inyama n'ikiro cy'ibirayi. Ngarurire 3. Oya ibirayi byo nta kibazo ahubwo ibintu uvuze ngo inusu y'inyama. Genda nyine none se inusu y'inyama? Inusu y'inyama nyine. Kare kuzabazanye na boss n'ikiro ntabwo kijya kiduhaza. None? Ntabwo ikiro kijya kiduhaza none mujye kuzana inusu iraduhaza. Wowe nande se? Wowe nande? Ubu ngewe n'umugabo wanjye inusu y'inyama ntabwo iduhaza. Wowe n'umugabo wawe? None? Inusu y'inyama ntabwo ndi burya. Urya zuri umwana twabyaye uri ahanga nta bishyimbo bihari nturi umukozi. Ibishyimbo? Kare kuzabaze twe ntabwo ariko tubari. Genda unzanire ibyo ngutumye. Akira njyabo mujye kuzana ngiye njye ibishyimbo ngiye natetse inyama. Ntabwo wumva ibyo ndi kukubwira. Ntangiye natetse inyama ntabwo naryo ibishyimbo. Amafaranga yanjye nibo byanze. Sasa noneho nimba wanze ko ngutuma. Ndabyanze. Imyenda yawe genda uyifate nyibone hanze usoho kuva ahangaha. Sinakubwiye ko nzakwirukana. Noneho ndakwirukanye. Haguruka gira vuba. Njye kuyikuzanira. Imyenda yawe ugenda uva ahangaha. Nanjye kubizana nyine. Ngutumye iki? Nyine tuba turi gutera. Nari nkize ngura byanze dorara naho amagende mu. Tuba turi gukina. Namaboje we nta kintu azakora muri iki. Nushaka uzambwire mukubite nako kubukubita nabirimo. Nabuja nta kibazo. Ngutumye iki? Inusu y'indagara nako y'inyama. Inusu y'inyama. Ni iki? Kiro cy'ubunye nako
ikiro cy'ibirayi nanjye ngo cy'ubunyobwa munsi y'inyama n'ikiro cy'ibirayi ungarurira ngahe oya kaba muri busheri n'ubugizi ihute banguka gira vuba ariko hari ibintu nkeneye gukora cyane n'agacupa nguramo wakwihangana ukajya kunzana ibyo nagutumye kamanze niremo agapira ndaje Mama. Mama, baby, mama. nyine dusa nkaho twasubiranye pe ubu ni naho ndi ariko ntabwo mukunda umva noneho uyabonye n'akazi gashyashya mbese amafaranga agiye kuza ari amafaranga wapi iki se mani ko ari ukukibona kimeze kuriya wagira ngo oya mbere nyine tumbere nibwo byari sawa mbere naramukundaga pe ariko buri munsi musangana n'abagore y'ikimvu mbese nanjye namaze gufata umwanzuro nafashe umwanzuro kuva ejo bundi ngaruka nkagaruka ubu turi kubana ndi wo mu rugo kuva nagaruka mva nafashe umwanzuro azajya ahembwa ampereza ahembwa mbese njye kumukura ibyinyo namuzitsa nzihanemo nta kindi kintu mushakaho nta rukundo ntimufitiye iki areka ako buriya ubona Richard ari umuntu nakunda nkamukunda cyari kera cyakoze ipinda ryumva nzayarya nta kindi kintu mukeneye nimara kubona amaze kumukura ayo nshaka umva mbese bamujugunya nk'imbwa nk'izindi zose n'ubundi ko nta kindi kintu ashoboye ahubwo wembwira byagenze bite umva nzakubwira mwana nzakubwira pe nzakubwira reka njya gushaka ukuntu ngitekera kitazajya kigira ngo mba nagisuzuguye n'iki ariko rwose wumve ngo nta rukundo mufitiye mbese nsigaye numva ntanamwegera
Amasaha mwana turi kumwe tu nzaba nkubwira ibyanjye bicara. Wampaye inzira gera hirya umuyaga unzeho neza ariko ibyo nagutumye wabizanye ibiki ibyo nagutumye nomeno meke ngo ntabwo ndi burya inyama ntabwo ndi burya inyama nta n'isoni ibyo nagutumye wabizanye ntabyo nazanye ahubwo vanga ibyo numvishe nibyo nzanye ibyo wumvise se wumvishe hagarara hano urajya he hagarara ariko mpabagarariye wumvise ibiki ngo uzamurya amafaranga mbese nta n'urukundo nanjye inde inyama nazizanye nazo ndazirya ahubwo turareba noneho niwangangisha ngo ndavana ntakuri umusazi ndazirya zose noneho turi buri buve hano hagati yanjye nawe bikangaho ngenda kuza kungenza ahubwo sikabikangahe ushaka gukura wowe uri ikiryabarezi wowe wumvise waje kunyumviriza telefone yanjye rero urushaka kunkanga hejuru y'amahanga nditse ngewe warikodize se ntabwo nari kodinga kanze muhamagare noneho vayo hano se nyine nze muri iki vayo hano mbwira ibyo winkanga tone zane pole muhamagare okay sawa ngaho ngwino hano we maza nizi nyama okay umaze igihe kingana iki ahangaha yewe igihe kingana iki ahangahe nanjye gukora kuri telefone umaze igihe kingana iki ahangaha ahubwo mbaza ngo numvishe ibingana iki nehe wumvise ibingana iki yewe na burya ibintu byose wavuze aho si ngombwa no kubikubwira uri ikiryabarezi cyemera ntabwo ari ngombwa kubikubwira uri ikiryabarezi ntabwo nawe ni n'umurezi ko wowe ugashaka gukora amafaranga bose wowe ntabwo ari we navugaga ntabwo ari wowe wavugaga ngo reka nze mutekere nka tu banuza okay mva mubwira ntacyo umbwira murambwira umbwira iki wowe ushaka kurya ku nyama kuzirya ukaboko ndi buzirye zose ukigura izindi winkora mu mutwe mbabarira okay nanjye turasangira basi turazisangira ibyo nta n'itegeko kuzisangira okay sawa ibintu wumvise umva nkubwire uceceke ikibazo cyawe uri no kunkanga ibintu wumvise uri kunkanga uri kunsaba ukanga ariko nyine vuga neza ubu tuvugana n'ige boss hano umva nkubwire ibintu byose wumvise ubimire sone amafaranga yose ushaka umukuru uzakoresha nzakoresha se wakinwe sinzajya nkugurira akantu uzayangurira akantu uraho ufite umutwe uri vide gusa kuva na kera ntabwo najyaga nkugurira akantu wowe uzajya ungurira nzajya nkugurira ahubwo y'ibintu wumvise uceceke wumvise uceceke inyama fata censi uzajya ungurira yego nzajya nzifata tuzisangire ariko ibintu wumvise wumvise nimugoroba ugomba kungurira akantu ko kunywa nimugoroba se ubu ndaba nayamukuyeho warindiriye nk'icyumweru kimwe kabanza nkashaka ukuntu bakuraho amafaranga si yabonye n'akazi gashyashya noneho agiye guhembwa amafaranga menshi agiye kujya akora ibyo wibyo byihorera ariko agiye kubona amafaranga menshi wowe icyo nkubwiye ni uko uceceka ugafunga umuntu ariko ukangurira n'ubu ngubu mu kanya hari imbere undi buze kujyamo wowe gusa ujye uceceka nakubaza umubwire ko hari abana b'inshuti zanjye baje kumusura mbaherekeje wumvise sawa mpereza njye kwitekera ibyo nteka cyayihangane rero nta kibazo ngo byagenze gute se bimeze bite se koko ndavuga ko bimeze gute gusa nyine uko wabisize n'ubu nuko nyine biracyari induru kuva umunsi uva mu rugo yego wenda n'ibibazo byari bihari ariko kuva umunsi nyine uva mu rugo bwo byariyongereye narabibonye rwose ndabati bano bantu bafite ikibazo ariko se mwagize umwanya wo kwicara hamwe ngo muganire ikibazo ntabwo aba ashaka kunyumva ntabwo aba ashaka kunyumva nyine ntabwo nabona ukuntu nganira nawe ikibazo se nabiriya numvise byo kumutwara mu buyobozi ubu ntiwaba wihuse nabonaga ubuyobozi aribwo bwanyamurira ikibazo dufitanye kuko we ntabwo ashaka kunyumva yanyatse umwana ambwira ngo ninjye kubwira se w'umwana aze amusubize ibyo yamutanzeho byose ngo kuva mutwite kugeza mubyaye urumva ko ibibazo nk'ibyo ntabwo ari ibibazo byo kwihererana numvaga ko ubuyobozi aribwo bwaza kunyamurira ikibazo nose nta n'inshuti afite nta nshuti z'umuryango mugira inshuti z'umuryango se akenshi buriya kuzana umuryango mu bibazo
usanga n'ubundi akenshi nta bibazo bikemutse. Numvaga nyine ubuyobozi ari bwo bwatuma mbona umwana vuba kuko ni uruhinja ntaranywa amata ntarakora iki. Numva guhamagara imiryango numvaga biri buntwara igihe kinini. Numvaga nahisemo guhamagara ubuyobozi. Yewe wanasikiye tuhita tunaganira nibagirwa kukuzimana. Nta kibazo. Twagenda hano rero tukagera ko dufata tunaganira. Hepfo hano hepfo abantu bagurisha fanta na brochette. Ntabwo byadusanga hano. Oya bo bishobora kuza nuko nashaka kugira ngo tuganire. Ariko se none ko byantenze reka ikibazo kigomba gukemuka vuba kubera umwana. Oya ntabwo turi butinde. Sibyo? Okay. Tugende. Igihungu cyamvamo ko cyanyumvise ibintu byose n'imipango yanjye we. Kandi aramutse abibwiye Richard ewana imipango yanjye yose yaba yangiritse kabisa. Aba mpiye tu. Kandi ndabizi buriya ntabwo cyangwa byakunda azabivuga. Sibyo ko yabivuga Richard atamwizera. Ariko sinanone aramutse abivuze nabyo ni ibibazo gusa. Ariko si ibyo mukorera. Zinga ndusha ubwenge ngo cyamfatishije. Allo? Chérie, vite. Pause. Mani ndimo ndakumva wangu. Ndimo ndakumva. Ujya kure. Arankubye kumbi nabazi karama intarayo. Ngero uhamagara. Ntangira mpamagara. Kizingo cyandishije ubwenge. Katita. Allo? Allo? Chérie, vite. Ni sawa, chérie, umeze ute? Meze neza chérie, umeze ute wowe? Curuzi ko cya gihungu kinsanze mu cyumba cyari kigiye kumfata ku ngufu. Gisanze nyine nari ndi kwambara n'ubu ngubu dore kiri guhonda urugi. Ubwo basi wamba wari ukaza ukanabara basi ihangane uhita aka kanya. Ariko ntabwo uri ariko se ngwino ntabwo uri kumva ko ari guhonda urugi. Banguka ariko mvuye muri dushe ndi kumva basi gira vuba uhita ubanguka atansanga aha ngaha. Ndaje humura. Kesa. Zinde none ibyo yumvise ko batamwirukana ibyo yigeze shangwa aramfi.
nanjye nagiye kuganira n'abandi bagabo tabarasi uri kwibana ese wasanze mwasangiye ubundi mukanye nayo y'amazi genda nyine usanga mwasangiye ayo mazi uri gufunga ngaha aha ntabwo ari wawe nayo y'amazi ese kuva ryari unywa inzoga wanyweye iki uretse banza bagana ngaho nubone nakwira ngo ugire ngo nuko nishima ibintu wakoze nayo y'amazi rero nazoga nanywe ni ubwa mbere unywa amazi se ni ubwa mbere unywa amazi uretse kunyifatisha wayirukanye usigarara umwana wanjye ngakomeza usure n'ubundi nanjye njya mu bandi bagabo kunywa inzoga ariko nabona sinze na nyamazi sawa nimba ngiye mu bandi bagabo kunywa inzoga fata ngaho usubireyo sheri nagiye mu bandi bagabo akira telefone mu inzoga ariko ndakunywereye ndagukubita ubusa banywere sheri none se ubugega